Ni iby'igiciro cyinshi nshuti mwene data kongera kubona aka kanya ko gusangira ijambo ry'Imana. Ndakurarikira rero kugira ngo wumve icyo Imana idushakaho kuri uyu munsi nawe iduhaye. Reka rero dufatanye gusoma ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 42, Zaburi ya 42 umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Reka dusome. Uko imparakazi yahagezwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagezwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe iri hehe? Umuntu ajya yicara akumva mu buzima bwe akeneye Imana, nubwo yaba asanzwe ajya mu rusengero, akumva inyota afite y'Imana itarimo igerwaho mu mutima we. Kandi iyo bimeze bityo, ni ngombwa ko umuntu agera aho ashiriye inyota. Nagize icyifuzo rero cy'uko twakwigira hamwe uko umuntu yakubaka ubusabane n'Imana we ku giti cye. Nk'uko iyo umuntu ashaka ubushyuhe yegera umuriro, yashaka ubukonje akajya aho ashobora kububona, niko n'iyo ushaka Imana bisaba ko uyegera. Ndashaka kumenya ko umubano n'Imana atari ikintu kiri kure, aho utabasha kugera, hagerwa na pasitoro wawe cyangwa undi wibwira ko akuruta mu by'agakiza. Imana ishaka gusabana by'umwihariko na buri mwana wayo wese ku giti cye. Kugirana ubusabane n'Imana se ni iki? Ubusabane bwawe n'Imana ni kimwe n'ukugirana ubusabane n'undi muntu mu buzima bwawe. Kugira ngo usabane n'umuntu bisaba ko haba hari urukundo hagati yawe nawe. Kandi kugira ngo usabane n'umuntu bisaba ko habaho umwanya wo kubana wowe n'uwo mukeneye gusabana. Ikindi, kugira ngo usabane n'umuntu bisaba ko hubakwa ubwizerane hagati yawe n'uwo wifuza gusabana nawe. Igihe hataraza icyizere ngo akikugirire nawe ukimugirire, biragoye ko musabana. Igihe nta rukundo ruri hagati y'uwo mugomba gusabana nawe, biragoye ko musabana. Ubwo haba hakiri amabariyeri agomba gukurwaho. Ikindi, igihe udashobora kubonera umuntu umwanya, ubusabane bwawe nawe ntibushoboka. Niyo mpamvu no hagati yacu n'Imana ibi bintu ari ingenzi. Ni ngombwa ko niba dusabana n'Imana, Imana yo yatweretse urukundo rwayo, natwe ku rwacu ruhande dukwiye kwereka Imana urukundo tuyikunda. Hakwiye kubanza gukunda Imana muri jye, kwakira urwo yankunze nanjye nkayikunda. Nubwo ntayikunda nk'urwo yankunze, ariko nkwiye kugaragaza urwo rukundo. Icya kabiri, nkwiye kuyishakira umwanya. Icya gatatu, nkwiye kugirira Imana icyizere. Biransaba kwizera kugira ngo nsabane n'Imana ntareba. Murumva ko kwizera gukenewe cyane. Bishatse kuvuga ko rero nkeneye kuyimenya. Kugira ngo nsabane nayo biransaba kuyimenya nk'uko nayo yabanje kumenya. Birenze rero kujya mu rusengero ku cyumweru cyangwa gusoma Bibiliya gusa, nubwo ibyo nabyo ari ngombwa. Twaremewe rero kuba mu busabane n'Imana.
kandi ni nayo ntego yo kubaho kwacu. Kubaho k'umuntu gushingiye mu gusabana n'Imana. Ubwo rero ntitwasabana n'Imana tutazi. Kuyimenya se byo bisobanuye iki? Iyo ushaka kumenya Imana ugomba kumenya ko bitandukanye no kugira amakuru ku Mana. Hari igihe umuntu ajya ahantu agahabwa amakuru ku Mana akaba azi ko yamenye Imana. Kugira ngo umenyane n'umuntu ntabwo wagendera ku makuru baguhaye kuri uwo muntu, bisaba ko umugeraho ukubaka biriya bintu twavuze haruguru, nibwo uba umenya umuntu. Kugira ngo rero umenyane n'Imana bisaba ko usabana nayo, ukagirana nayo umwanya. Bigusaba rero kugira umwanya wo gusenga ndetse no gusoma ijambo ryayo. Amasengesho ni inzira iduhuza n'Imana. Bityo niba ushaka kubaka ubusabane bwawe ku giti cyawe n'Imana, tangira ushaka akanya kawe ko kwihererana n'Imana no gusoma ijambo ryayo, kandi ibyo bibe ibihoraho. Wubake umwanya, ugene umwanya mu mwanya wawe, ugire umwanya wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Bizaguha kubaka ubusabane nayo. Ibi ni inzira y'ingenzi mu gukuza ubusabane bwawe n'Imana, kuko mu by'ukuri no mu buryo busanzwe ntawagirana ubusabane n'umuntu batavugana. Nubwo Imana ari ishobora byose, ntawe izahatira kuyishakira umwanya no kubana nayo. Nitwe dukwiriye kwerekana inyota yo kuyishaka ndetse no kubishakira umwanya, nk'uko umuhimbyi wa Zaburi yagize ati, umutima wanjye ugirira Imana inyota, hariya muri Zaburi ya 42 twasomye ku murongo wa 3. Ukwiriye kandi kumva ko mu gihe utagize uwo mwanya hari icyo ubura, nk'uko nanone uyu muhimbyi w'iyi Zaburi atubwira ngo, nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Hariya kuri uriya murongo wa 2 w'iyi Zaburi ya 42 twasomye. Mbese ibi bijya bikubaho? Waba utagize umwanya wo gusenga w'umwihariko, cyangwa utagize umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no gutega amatwi ikikubwira, ukumva bikubujije amahoro? Uyu muhimbyi wa Zaburi ngo yumvaga inyota y'Imana akahagizwa nayo. Yesu nawe yaravuze ngo ugiriye inyota azahazwa. Hariya muri Matayo 5:6 yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Kandi Imana iraboneka iyo twerekanye iyo nyota. Hariya Yeremiya mu 29:13 haratubwira ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Nugirira Imana inyota izakwiyereka, kandi bitume muri wowe uhembuka, bitume ndetse n'abandi batagushidikanyaho babaza ngo Imana yawe iri hehe. Nshuti mwene data, kugira mu mutima wawe inyota yo gusabana n'Imana ku giti cyawe bizagufasha kuyibona, kandi nuyibona izaguha gukura mu mwuka ndetse nahaze kwifuza kwawe kwiza kose. Imana rero iguha umugisha, kandi ishyire muri wowe inyota yo kuyishaka, kugira ngo wubake ubusabane bwawe nayo bigukuze mu mwuka, kandi bikwegereza Imana n'imigisha yawe yose igufitiye. Imana rero ikugirire neza, iguhire muri byose mu izina rya Yesu. Amen.